kugabanya mitwe mwabaye mute sajya mwiyandarika ndiranga hagenda viranga igenda kobwa bibura buryo bataye ubwenge uzajya mugenda mwiyandarika ku gasozi mubikwiragiza ro hose mwanditse abagore b'imidugudu Kosa mbaye wande koko mina naranyihakanye mama arankwama Patrick nubwo mubeshyera n'umugabo musumbye abandi bose ubuse koko mbigenze niyahore ndumva njyewe byantangira nta wundi mwanzuro mfite Gami nukusigaye umeze n'urugufuri rwose wambabariye ko n'igihano nacyemeye kuko ya mwaramutse n'amari ndebera ubuse tuzorera mu nda z'abantu badashaka gukora yo ndabona mugenda mutera imbere ngamije neza ngamije reka nkubwire haguruka ugende hereza ihene yanjye ariko witekerezeho hereza ihene yanjye igende musuhuriza imakira ikibasumba ndabona uzi kumuhahira yewe amabari uramubona seruri yapfuye nibwo ereka tuvana iperu hano atajya no mu ngo akagira ibyo atwara ngamije ko ariko nahora rero nibitaraba bizaba yewe nawe siwe rega abagore nabo barasaza reka twigendere ndabona bitazoroha uzi igitumye nemerana kwicarana nawe ikintu ngiye kukubwira nucyemera birakubera byiza nubyanga ubage wifashe Solange rero ntabwo nshaka gutunga umugore kandi si ubwa mbere mbikubwira si n'ubwa kabiri ntabwo nshaka gutunga umugore kandi nawe nturakura byo kuba umugore indumva twashaka ibitworoheye twembi nese bigende gute indumva washaka kwikuramo ariko Patrick uri umugome ubuse nyikuyemo nanjye ngabo winyita umugome nta yandi mahitamo nsigaranye kereka niba wowe hari uko wifite ako ubu retegeze ugasanga ngende umuntu washobora kwikurira minda uzashaka kuyigukurira mwese ninjye utwite ariko twese ikibazo kiratureba ndatwite ariko niwe wayemeye none ngiye icyo nkubwiye ni icyo ariko uracyahamye ko ari ryo waguteye inda nese nzabihakana kandi uri umugabo wanjye ko narumiwe niba utabishaka sohokera mu nzu iwanyu kwanza n'ubundi inzu namaze kuyiha bazayicumbikamo umva abana banjye dore imirimo yabaye myinshi nta kurangara none se turarangara mama
oya ntabwo mvuze ko murangara ariko mushyiremo imbaraga. ariko imbaraga turazifite. Zigire nyine bigaragare. Nujya kwiga jya uza wihuta umenye ko hari imirimo igutegereje. Reba nk'ubu baduhaye inka. Dewo ni wowe nyishinze. Ubwatsi buri munsi ujya ububona. Nawe Ngabire jya uza wihuta umenye ko imirimo y'igikoni ari wowe ireba. None se mama guhinga byo bizagenda gute? Guhinga nzashaka abahinzi bamfashe ngiye mbashe gukurikirana ubucuruzi. None se wowe ko wiga ugomba gukurikirana amasomo. Nta kibazo nzajya ngufasha ibishoboka. none se mama tuzajya dusubira mu masomo ryari? Byose birashoboka mwashyizemo umwete. Mukabikorana umwete saa moya zagera. Mwese mukajya muri etide kugeza saa 2:15. Hanyuma tukajya kuruhuka kugira ngo mubone uko muzindukira mu mirimo. Alex, Mama, witoze gukubura koza ibyombo, iyo mirimo ni iyawe. yego mama, byenye mwabyumvise reka ndikuganira. Nubundi natwe nta byinshi nshaka kubabwira. Nibyo nababwiraga. Twese tujye kuruhuka tubone uko tuzindukira mu mirimo. Mwiriwe. Nyiriwe se ntabwo mbona. Ko mbona se ntumburira cyane. Ibyo wahashye birihe? Ubihaye abanyonzi none batanza kugera hano se. Ubwo se baba bagenda muri kore cyangwa mu bujeni? Umva Ngame. Ntunyigireho nzi kuvuga. Twabonye umushyitsi kandi umwana wanjye ntaburara. Ikindi kandi ntabwo yamenyereye guhirika ingeri z'imyumbati. Iyo myumbati se yo yabonetse? Irahari. Ariko abagabo baragwira. Ubwo se wari wagiye he? Ariko ubundi niba ibyo wahashye ubisijyana Mariya urimo urajya he? Ngo Ana Mariya. Ariko Ana Mariya murusha iki? Muhire. Ngwino usuhuze uyu muntu. Uragira ngo umusange ndarara hanze se? Ibyo birakureba. Se muraho. Uraho sha? Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Ese mama n'umugabo ko namumenye. Uyu ni umugabo ncumbikiye yabuze ahawe. Ye? Ibyo numvise nibyo uvuze cyangwa ibyo uvuze nibyo numvise? Simbeshya. Ibyo wumvise nibyo mvuze. Urakoze. Takoze nyine. Ndakumvise. Patrick. Ezerite Bonifa. Fresh. Nese Patrick. Wa muntu wawe ntarataha. Ataha. Ko mbona ari umusiringanura nta hana araje. Uri migambi kise none? Mbo. Twavuganye yuko yagenda akayikuramo. Ubundi agahita ataha iwabo bataramenya aho ari. Ariko uzikura umwana. Ayikuremo iwawe. Ubwo se muhita nyirumva utayibazwa. Sibyo narabitekereje. Umuntu udaheruka no kurya. Reka ngari ukuntu ujye kubigenza. Yego se. Muhereza amafaranga agenda ajye kwikuramo. Agisohoka utukinga. Ntiyongere kugaruka ubwo urabo mukiza. Ahubwo reka njye kumwohereza. Sawa agenda. Undi se ndimwe kuramo. Arabizi? Oya ntabyaze. Twavuganye yuko namuhuza na Imakire burya ngo Imakire ni umuhanga cyane. Sawa agenda ubwo ngugorora.
Bikanye. Wibutse kumesa imyenda kuba ntacyo witaho. Wasi mesa wowe ugira icyo witaho. Uko mbese. Nari mbonye wombase. Wese ujute. Uturutse he? Sino. Mwase Solange. Hoya mwana wa. Barabanza bakaza kwirega. Siko bigenda so. Ibyo mutegereje rero. Ubwo ari muzi ko yashatse. Arinda gupfa maze. Ngo azi iki mwana wanje? Oya. Nobwo ndombe nakwe gupfa. Oya. Oya ibyo ntubivuge. Tuzeka sa tubwire. Oya simbyumve. Tubwire mwana wa. Ngo bimeze bite? Patrick aramukubita amwicisha inzara. Mbese yewe namugiriye impuhwe. Ubwo ako gahungu gatangiye kwizigiza. Ariko kazajya ukamenyera. Ntose ko kamuteye inda kazamushyira hehe? Ngo anye. Ibyo uvuze nibyo numvise cyangwa. Ubusanga atwite. Mana we. Ntose katangiye wamuteye inda. Kanajya kwitwara ko tutajyanye. Wikwishaniza se kuko jya umujinyu nteye. Nanaguhonda. Ye? Ugira ute? Ahubwo ndumiwe. Unkubita se wabonye biriya hari ubituma undi? Cyangwa wabonye ko hari ubwo wamenya ko hari uwabikoze? Ceceka. Wamushyikiye mu burara bituma yirara twarinda. Reka nkubise. Sinzi icyo ugamije. Uje beri hote.